banjye ariko njyewe ntabwo nkunda abakobwa benshi nkunda umukobwa umwe nakubwiye ko ntari umukobwa uri umuhungu ngenda umusore ahubwo uri umusore mfite fiance wanjye akaba n'umukobwa mwiza nkunda nakubwiye ko ndi umuhungu ntabwo ngenda umukobwa nk'ubu se ndabitaretse nk'ibi byacu se nyine babyita ubutinganyi ariko ntabwo ari ubutinganyi uburezi bien umva ntabwo ari uburezi bien ahubwo ubu muri iki gihe basigaye babyita urukundo byabaye nabi nibyo rero ndabihamya rwose uriya n'umugore wanjye ndamukunda ahubwo maze itegeko niriza ryo gusezeranya abantu nkatwe tuzajya ku murenge badusezeranya turi gukora habyibishitani hola gentlemen abakunzi ba K-Song TV twongeye kubifuriza kuba mwagira umunsi mwiza uyu munsi bafite umukobwa wadusuye twagiye kuba twabaza ibintu bijyanye n'ibyo twamwumvisheho kuko niba ari byo byari byiza kuba twakigerera ahantu yaba ari ngo tumubaze niba ari byo uyu mukobwa igihe agiye kubanza kutubwira cyo no kutubwira amazina ye hanyuma twamubaza ibindi bintu inshuti zanjye tukimanukira koko ase ubundi mwakanza hano ku ruhande bakanda subscribe mukaturemera mubanze mukurikirane aya makuru y'umukobwa twasuye mukobwa mwiriwe mute anga ni kuri K-Song TV twishimiye kuba twagusura bitewe nuko twumvaga bakuvuga ese ibyo bakuvuga nibyo koko cyangwa ntago ibyo banza wibwira inshuti zacu dukurikiranye kugira ngo dukomeze tukubaze ibindi bibazo nanjye nitwa Mata yego Iyeri Mata Iyeri ni byiza kuba twakumenya nose koko ibintu ngo twumvishe nibyo cyangwa ntago ari byo ni ibintu by'amagambo kuvuga bakuvuga bagusebye batubwiye kuko ndana n'umukobwa kuko ndana mugenzi wawe ibyo bintu ntabwo bambeshye nibyo koko uramukunda ndamukunda pe ndamukunda 100% uriya mukobwa ndamukunda nta nubwo nanamureka niwe buzima bwanjye niwe byose rero ibintu byo kumbwira ngo namureka ntabwo namureka pe bari batubwiye gufite umukobwa mukundana tubigiraho comment turavuga ati reka tuzajye gusura umukobwa tumwibarize neza bitaba ari ugusebyanya nose tangira utubwire kuntu uwo mukobwa mwakundanye mwahereye he ibyo bize kukujya si ni ibintu byakujemo vuba cyane ibintu usanzwe bikuru muri wo tujya gukundana ni ibintu byambayemo guhera kera nkiri mutoya nkundana n'abakobwa bagenzi banjye bituma mbikurana numva ko ariyo modo yanjye ngomba gukunda abakobwa bagenzi banjye ariko njyewe ntabwo nkunda abakobwa benshi nkunda umukobwa umwe ukunda umukobwa umwe nose ubwo we aragukunda nta boyfriend afite wowe ntawe wabona biba bimeze ni njye boyfriend we njye boyfriend we ngenda umugabo we kandi niwe mugabo niwe umutereta umutereta pe kandi arabyemera kandi n'abantu bose barabizi ko ari umugore wanjye none se wowe nta boyfriend ushobora kuba wagira muri ngo wumve umutima wawe uramushaka cyangwa ujye ubona umuhungu wumve ngo uramwikundiye wumve ngo uramukeneye umukobwa wumve ko wamucinya uwo kugira gutera ku mugore ufite cyane bya bintu koko bikaze cyane rwose yose wumva muri we nta kibazo ufite nta kimwe rwose nose wumva umufitiye emosiyo wumva umukunze ku buryo umugira emosiyo umva niyo ntamubonye mba numva we koko n'ubu reka tuvi imbere ya kamera ndamuhamagara wumve abambwira sweetheart sheri umva byose nk'iby'umugore n'umugabo nose wowe reka mbanze kubaza ikibazo kimwe ubu wenda hari ukuntu nyine abantu baba bakundana bashobora kuba basohokana bagatemberana cyangwa bashobora kuba bari kumwe bakagirana santima ukumva barishimiranye nyine ukuntu nkamwe ibyo bibaye bigenda gute ndamusohokana pe ndamusohokana tukajya mu mahoteli meza twinjoyinga nk'ibisanzwe kabisa akamufata nk'umugabo nanjye nkamufata nk'umugore wanjye nose ubwo mujya mukunda kuba mwasurana wenda mukangoma turasuranye cyangwa murabana muri se murabana cyangwa murakunda ubufiansaye busanzwe ubufiansaye ntabwo ndamutereka mu mago kandi igihe nacyo kizashyika nose tuzamushyira no mu mago cyane twebwe rero nyine twifuje kuba twaza ntabwo bikaze
nose hari nk'abandi bakobwa wenda bagenzi bawe waba uzabakora nk'ibyo bintu ku buryo wenda wavuga ati wenda reka dire nk'umu basitari dusanzwe tuzi hari nk'umusitari waba uzi wenda w'umukobwa waba ukundana na mugenzi we? barahari pe, ariko njyewe menya ibyanjye nkamenya ko ngomba kumenya ibya sheri wanjye, aranyubaha nk'umugabo we. Ikindi mba numva nta bindi bintu nakurikirana by'abantu bo hanze, ahubwo nakurikirana by'umukunzi wanjye nk'uko yampaye urukundo. Ewa tubifurize ko abakurikirana K-Song TV tuba twakurikiranye amakuru hasi no hejuru twigiriye nepfiriya. Uyu mukobwa ni umuntu twigiye kumva amakuru ye batubwira yuko akundana n'umukobwa mugenzi we, ntitwabyemera neza, byabaye ngombwa ko tubyuka tugenda twamutunguye. Wari ubizira? Oya, ntabwo nzi ko muzi, ariko bimenya ariko twihisha. Oya, ko ntabwo najyaga kubihisha. Twagira ngo tubimenye tubibwire n'abatabizi cyangwa n'abantu wenda bashaka kuba babizi, cyangwa twumvaga ibintu by'amagambo bya menshi kuba twavuga ati umukobwa akundana na mugenzi we gute. Mu Rwanda ibyo bintu bibamo, tuzi ko ibyo bintu bitanemewe. Ese uba ubona ibyo bintu wenda ari byiza cyangwa wumva muri wowe byaba bihuye nk'umuco nyarwanda ku buryo byaguhesha agaciro cyangwa bikaguhesha ishema, cyangwa kubwira umuntu wese ati mfite sheri wanjye atari hehe, nk'ubugiye wavuga ati mfite sheri wajyana uwo mukobwa byagenda gute? Ikintu wita umuco ni igiki? Umuco wenda no nko kuvuga ibintu byo kuba wenda mwakundana mudahuje wenda ibitsina, utari umukobwa cyangwa umukobwa ku mukobwa. Ubwo muzi tubigenza gute? Ahubwo ngende umugabo. Okay, ibyo rero nibyo dushaka kumenya. Ibyo rero nibyo dushaka kumenya. Okay. None ngiye nkubaza ubundi kwa kuntu muri kumwe muri mu nzu mushaka mwakisayidira mute, nkavuga ati nka sheri ntunguye kumugira santima. Gusa ni biriya ni ibisanzwe mu buzima bwa muntu, ni ibintu biriho kandi tugomba kubikora kubera ko biturimo. Okay, n'ababyumva n'abikurikiye s'abana wenda hari ukuntu mu bigenza, ariko gusa ikintu gitangaje ni ukwibaza ati se uwo mukobwa umufitiye gahunda, ese aragukunda, ese murafuhirana, ese wamwumva mwace unose umubonye ari kumwe n'undi mukobwa bigutera ikibazo, cyangwa ari kumwe n'undi muhungu ni cye cyagutera ikibazo? Nakuvuga ari kumwe n'undi muhungu njye nta kibazo byantera, ariko ari kumwe n'undi mukobwa njye byantera ikibazo kubera ko yaba ashaka kunteretera umugore. Nose wumvishe ngo uwo mugore wawe yahuye n'umuhungu cyangwa yateretanye n'umuhungu byagenda gute? Ntabwo yabikora, we arankunda. Nose wumvishe wenda ko babikoze ishoboka yose zose pe. Bya bintu birakaze. None se ubu buri wowe mbega wumva umukunda cyane birenze? Ndamukunda ku buryo mba numva mu buzima bwanjye ari we urimo gusa. Nose ubundi kugira ngo ibyo bintu bibe ni ibintu wenda byaba byarakomotse ku bandi bantu bamwe cyangwa ku muryango, byaturutse he? Oya, njyewe ku giti cyanjye nabyinjiyemo ndi umwana. Nkazajya nkundana n'utwana tugenzi twanjye. Ntuze mbona umukunzi nyine numva ni fiyeri yanjye nyine. Okay. Gusa ndumva ibyo bintu njye sindi kubyumva neza, kuntu umukobwa akundana n'umukobwa mugenzi we bagakundana kujyana n'aho bafuhirana bibatera n'ikibazo. Ariko njye nakubwiye ko ntari umukobwa. Uri umuhungu? Njye ndi umusore ahubwo. Uri umusore? Mfite fiance wanjye akaba n'umukobwa mwiza nkunda. Nakubwiye ko ndi umuhungu, ntabwo ngiye ndi umukobwa. Nk'ubu se wenda bitaretse nk'ibintu nka bariya abantu tugenda tubona abasitari bagezweho baratwumva ngo biri hanze, iyo wumvishe ngo umukobwa wenda nk'uko nguko mumeze kumva ari abandi bantu babikora, wumva ubagaye ku buryo wabateraho komenti, cyangwa wumva bigushimishije ukumva muri wowe waguma ukabashyigikira bitewe n'uko bikurimo? Abakora iki? Abari baba bakundana gutyo bahuje nk'ibi byacu se nyine babyita ubutinganyi, ariko ntabwo ari ubutinganyi. Ni uburezi bien. Ntabwo ari uburezi bien, ahubwo ubu muri iki gihe basigaye babyita urukundo. Byabaye nabi. Okay, ni byiza kuba cyane twakugezeho kadusobanurira icyo twajya gusobanurira abanyarwanda n'abadukurikiye kuri K-Song TV. Tujya dusobanurire tubwire ukuntu byatangiye, ukuntu mwagiye gukundana uwo mukobwa, aho mwahuriye, byaturutse kugira ngo bize kuzamuka muri iyo ntera yo hejuru. Naramurebye numva ndamukunze,
umukobwa umbereye kuba none se we namubera- we kubimwumvisha byahise byoroha cyangwa nawe niko yari asanzwe ameze mu buzima busanzwe? Okay. We ni umukobwa arateretwa nyine sinakubwiye ko umukobwa agomba guteretwa n'umuhungu se urabiyobewe arateretwa. Sha gusa ndumva ibyanyu birakaze njye sinzi ukuntu nabisobanura ariko birumvikana uko ibintu tugiye tubyumva hirya no hino, gusa nawe bagumye babitubwira hariya hari umukobwa nakogura umusore sorry nabivuze nabi ukundana n'umukobwa mugenzi we, ahubwo njye nenze ko ari ugutereta kuko twaje nyine tugutunguye kugira ngo nyine turebe ko ari wowe umutereta cyangwa ari ugutereta, tumenye amakuru uko bimeze cyangwa n'ababyumvaga bumve ko ari byo, kugira ngo babisobanukirwe bamenye ko ibyo wakoraga cyangwa ibyo twumvaga byari byo cyangwa bitari byo. nibyo pe Nibyo rero. ndabihamya rwose uriya ni umugore wanjye ndamukunda, ahubwo maze itegeko niriza ryo gusezeranya abantu nkatwe tuzajya ku murenge badusezeranye. Wowe nose mu iryo tegeko ry'abasi bizaba ariko none ko byabaye wari wabona hari umuntu wabihaneye bakamufunga. Mbere yo kujya tugane ku musozo wabwira ku badukurikiye nk'abanyarwanda cyangwa icyo wabasanisha ku byo ukora cyangwa uko wumva muri wowe umeze, kujya tugane ku musozo nababwira uko byiyumvamo cyangwa wagira nabo ugira inama cyangwa wagira icyo babwira nk'abanyarwanda ku bantu baba bameze nkawe cyangwa kubasha gukora kuri ibyo ngibyo, hari icyo ari inama wabagiramo kuri abo ngabo babasha gukora nk'ibyo cyangwa ababikora? njyewe kubera ko ari ibintu bimbamo kandi nisanzemo rwose ndumva nta kibazo kinarimo. nababwira iki se? wumva akundanye na mugenzi we namushishikariza kumukunda n'ubundi akomeza kumukunda. Yeah. Ni byiza cyane. Wongera ukatwibutsa izina ryawe ukuntu watubwiye? nitwa Mata Eri. Bakunzi ba K-Song TV twabishimiye ko mwadukurikirana, twe twasuye umukobwa bita Mata Eri, bari batubwiye amakuru yatandukanye hirya no hino, dukurikirana n'andi makuru, ntimuzacikwe n'andi makuru y'ubutaha. Ciao ciao, tubutse gukora subscribe, mugakora share na link maze mukaturemera tugatwiga tukimanukira. Murakoze, ciao ciao.